nongeye kubaha ikaze mwese abahisemo gukurikira ibiganiro binyura kuri iyi shene ya Evangelize Le Monde TV cyangwa MTV, ishami ry'ikinyarwanda, kubera ko dufite n'irindi shami ry'igifaransa, nk'uko nyine icyicaro cya Evangelize Le Monde kiri mu Bufaransa mu mujyi wa Strasbourg. Duboneyeho rero gusuhuza abadukurikira bose bari muri icyo gihugu mvuze cy'Ubufaransa, by'umwihariko abari mu mujyi wa Strasbourg, abo dufatanyije ibi bikorwa bya Evangelize Le Monde, ndetse kandi mboneyeho no gusuhuza bari mu bindi bihugu bituranye n'Ubufaransa, aho dufite inshuti nyinshi mu Bubiligi, mu Budage, ndetse muri rusange ibihugu bya Schengen n'ahandi hose ntabashije kuvuga. Imana ibaho umugisha. Mboneyeho gusuhuza n'abari ku yindi migabane itandukanye, bari muri Aziya, bari muri Amerika, bari muri Australia, abari muri Canada. Mwese Imana y'amahoro ibane namwe. Rero by'umwihariko ndagira ngo nsuhuze byimazeyo abantu noneho bari kumva ururimi nyine dukoresha rw'ikinyarwanda, noneho bari no mu Rwanda, abari i Kigali, abari mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Rwanda. Namwe turavuze ngo Imana ibaho umugisha kandi Uwiteka ahire kwifuza kwanyu. Rero kuri uyu munsi mwakwibaza ngo noneho tubazaniye iki? Icya mbere mpereyeho ndabanza gushimira abantu mwese mwabashije gukora subscribe cyangwa se abone, abamaze kwiyandikisha kuri iyi shene kugira ngo batazajya bacikwa n'ibiganiro tubategurira. Ni ukuri rwose mudufasha umurimo ku buryo bukomeye. Buriya iyo ukoze subscribe uba udufashije kujyana ubutumwa kure. Ushobora wowe kutideparasa, ushobora kutagenda, natwe dushobora kutava ngo aho dukorera ngo tugende muri Amerika, tuze muri Afurika n'ahandi. Ariko iyo wowe udufashije gukanda subscribe cyangwa se abone, ukanaparitaja iyi message ukayigeza ahandi, ubu dufashije umurimo w'Imana ku buryo bukomeye. Izina ryacu rero nk'uko riri mu Gifaransa ni Evangelize Le Monde, kandi mu Kinyarwanda tugenekereje byenda kuvuga ngo bwiriza cyangwa se vuga ubutumwa bwiza ku isi yose. Bwiriza isi. Isi iragukeneye, isi irankeneye, kuko iyo umuntu amaze kuba umwigishwa wa Yesu, inshingano abasigaranye n'imwe gusa, ni iyo kujyana ubutumwa bwiza. Kuko Yesu yaravuze, yabwiye abigishwa ajya kugenda, kandi yabibabwiye ari 12 gusa. Arababwira ngo ntabwo mbasize mwenyine, nzabohereza umufasha azabana namwe, ariko abaha inshingano ikomeye. Aravuga ngo ntabwo uwo mufasha aje gusa kugira ngo mugumane ibyo mwumvishe, ibyo mwambonanye, ahubwo uwo mufasha niwe uzabafasha mu nshingano mbasigiye ikomeye, ngo yo guhera i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya, noneho ngo bakajyana ubutumwa kugera ku mpera y'isi. Ubutumwa bwarangije gukwira. Nawe rero wabaye umwigishwa wa Yesu, kuva umunsi wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wahise ko uba umwigishwa wa Yesu. Inshingano rero nawe irakureba yo kujyana ubutumwa kure. Basi niba utazi no kuvuga, ukaba utazi wenda na Bibiliya, yewe biranashoboka kutabuzi no gusoma, ariko se oherereza abandi ibigufasha kuri Evangelize Le Monde, nawe uzaba udufashije kohereza ubutumwa. Rero Imana ibaho umugisha. Ndabizi ko mudukunda, mudukurikira muri benshi, kuko turabibona. Abamaze kwiyabonesha ni benshi. Turabishimira Imana cyane, kandi namwe turabashimira Imana. Kandi Uwiteka utibagirwa imirimo abera bamukorera azabaha ingororano. Intego zacu za Evangelize Le Monde TV ni intego imwe gusa, ni iyo kuvuga ubutumwa bwiza. Twebwe ntabwo twakoze investissement cyangwa se ntabwo twakoze projet cyangwa dukora umushinga kugira ngo dushinge ikinyamakuru ari nk'ikinyamakuru nk'ibindi byose bitanga amakuru cyangwa bitangaza amakuru. Nabyo ni byiza, ibinyamakuru bitugirira umumaro. Twebwe ikintu cyatumye dushyiraho iyi shene ni imwe gusa, ni intego imwe, ni ukugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Hari rero ubutumwa bwiza tuvuga buri mu bice byinshi. Hari ubuhamya,
bw'abantu Imana igirira neza, kandi mumaze iminsi mubona amatemanyaje akomeye y'abantu Imana agiye irokora ikabakura mu rupfu mu buryo bukomeye. kandi icyanejeje ni uko bahize umuhigo bavuga ngo natwe iki ngiki wadukoreye Mana ukaturinda aka kageni, ngo natwe icyo tuzakwitura kutazigera tuguhemukira. Amen. Icyo ni icyifuzo cyiza kandi ni igitekerezo cyiza. Nawe niba hari ibyo Imana yagukoreye ukaba wumva hari ahantu Imana yagukuye, ukaba wumva hari ibintu wari urimo umwana w'umuntu atari kugukuramo, icyo nagusabira uzitura Imana ni ukuyikorera no kuvuga ko Yesu agira neza mu mahanga yose kugira ngo abantu bamumenye. Hari umuririmbyi wavuze ngo nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira, ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, maze ishize tuzavuge tuti Mwami nyakira. Amen. Ushobora kuba utari intyoza, ushobora kuba nta eloquence ufite yo kuvuga, ariko basi hamya gusa, byonyine gusa, nta kindi Yesu agusabye. Hamya gusa ko wamenye ko uwo Mwami Yesu ababarira, uzaba utanze umusanzu ukomeye cyane mu bwami bw'Imana. Rero nari ntangiye nyine nshimira, kandi murabo gushimirwa koko. Burya iyo wakoreye umuntu akantu keza kakamunezeza, iyo atagushimiye ntabwo ejo umwongera n'ibindi. kandi nabwo inshingano yacu nk'abakristu ni iyo kubwira abantu bagira neza, tukababwira ko bakoze neza. Amen. Niba mwarakoze neza mukiyabonesha, mukaduha uburyo bwagutse cyane bwo kugira ngo tujye tubagezaho ari amakuru ya gospel abera ku mugabane w'i Burayi ndetse no mu Rwanda n'ahandi muri Afurika, ari ndetse n'ijambo ry'Imana cyane cyane ko nababwiye ko ariyo ntego yacu ya mbere, kuko ntabwo turi itangazamakuru rindi. Kujya tujye tubagezaho indirimbo z'abaramyi, tujye tubagezaho ubuhamya. Mu by'ukuri iyo mutiyabonesha cyangwa se iyo mudakora subscribe ntabwo byari kujya bitugora, kuko tubona nyine turi gukora ariko nta motivation. Nuko bitwongerera kubona ko hari abantu burya badajwe bafite inyota yo gukurikira ijambo ry'Imana binyuze muri ubu buryo bwa YouTube. Nitwa Felix Harerimana. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku ntego imwe ivuga ngo igisubizo cy'ibyo wibaza mu buzima. Igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana. Igisubizo cy'ibyo wibaza mu buzima niyo ntego tugiye kuganiraho. Rero ntucikwe, naho mu mwanya. Nkuko rero nari mbibabwiye mu nsanganyamatsiko yacu tugiye kugera kuri uyu munsi Imana iduhaye, munsi Imana itwongerere mu minsi yacu yo kurama. Ese hari igihe ujya ugeraho ukibaza ibibazo ariko ukabura ibisubizo? Hari igihe ujya ugira ibibazo ukabona ibyo bibazo bitazarangira? Hari igihe ujya ukabona uri gutsindwa ukibaza uko bizagenda ndetse ukikarasa mu bantu babaswa? Igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana. Ndashaka kubwira ko nta kibazo na kimwe wakwibaza mu buzima kidafite igisubizo mu ijambo ry'Imana. Amen. Ikibazo cya mbere, twagerageje gukusanya ibibazo abantu bakunze kwibaza mu buzima busanzwe, ariko kandi tubihuza n'ijambo ry'Imana. Dusanga burya ibintu byose tujya twibaza bifite igisubizo cy'ijambo ry'Imana cyangwa mu ijambo ry'Imana. Icyo usabwa nacyo kiri mu ijambo ry'Imana, turi buze kubigeraho. Kuri iyi nshuro rero ni episode ya mbere, kubera ko ibibazo ni byinshi kandi ndabizi ko iki kiganiro muzagikunda.
kandi mujye mubitwereka, mubitubwire muri komenti, kandi mukore like ndetse munabyoherereze abandi. Rero twakoze urutonde rw'ibibazo 7. Ubutaha tuzagaruka no ku bindi bibazo, kuko nababwiye ko ari byinshi cyane ibibazo twibaza mu buzima ariko bifite igisubizo mu ijambo ry'Imana. Ese ujye ubaho mu buzima ukumva hari ibintu utumva, ukumva hari ibintu ukumva byakurenze, ukavuga ngo ibi byo simbyumva. Igisubizo cy'ibyo utumva n'ibyo utazi n'inzira wanyuramo ngo ugere ku bisubizo kiri mu Migani ibice 3 umurongo wa 5 kugera kwa 6. Haravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Amen. Niba hari ibintu utumva, niba hari inzira uri kunyuramo ukabona zikugoye, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, nibwo imigambi yawe izatungana. Igisubizo cy'ibyo utumva byose kiri mu Migani ibice 3:5-6. Iringira Uwiteka, aba ari we kandi ngo wiringira gusa, ngo wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe, kuko ubwenge bw'abantu bujya buhinduka ubusa. Ahubwo ngo ishingikirize ku Uwiteka, aba ari we wiringira gusa wenyine, aba ari we uhanga amaso, ngo ubundi bizagenda ute? Ngo nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Niba hari aho ugeze rero ukumva ntubyumva, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, azayobora intambwe zawe. Icya kabiri, ese urananiwe? Hari ibintu bimaze kukurenga ukumva unanijwe nabyo, ukumva mbese kubisiporuta, komeza kubigundira, ukumva biri kugusiga, ukumva bitangiye kurusha uburemere, ukibaza ngo ndananiwe cyane. Igisubizo cy'ibyo wibaza bikunanije, igisubizo cy'ibibazo waba ufite wumva bikugoye, biruhije ubugingo bwawe, kiri muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28 kugeza kuri 30. Haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Amen. Ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, ngo kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera bitaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Niba hari ibintu bikuvunnye, bivunnye umutima wawe, niba hari ibintu bikuruhije, inzira ni imwe, nuko Yesu akubwira ngo nzanira ibyo byose bikugoye. Amen. Ikibazo cya 3, hari igihe ujya ugeramo ukaba ufite ibintu bimeze nk'imitwaro, cyangwa se situwasiyo yakugoye, ukumva ntabwo bishoboka kuyivamo. No, ku Mana byose birashoboka. Igisubizo kiri muri Luka 18:27. Haravuga ngo arabasubiza ati, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Wowe ntabwo nyine wabishobora, ariko ku Mana byose birashoboka. Umuntu umwe yaduhaye ubuhamya bw'ukuntu Imana yari yaramubwiye ko izamurinda intambara. Noneho intambara igeze, koko iramurinda nk'amezi 2. Yihisha ahantu bamuhiga ntibamubone, akimuka akajya ahandi. Bigeze aza kwibwira ngo aho kugira ngo njye mpora nimuka, reka ibyiza n'urira igiti. Yurira igiti, ageze mu bushorishori yicaramo, aravuga ngo Imana izandindira. Ariko Imana ishaka kumwereka ko inzira zayo zitandukanye n'iz'abana b'abantu. Abantu bamuhigaga baza kumubona muri cya giti, bamubonye ngo baricara bariruhutsa, baravuga ngo uwo tumaze iminsi duhiga kuva tumubonye, reka tubanze turuhuke, tuze kumwica neza twitonze twaruhutse. Wa muntu agezeho yibuka ko Imana yigeze imubwira ko izamurinda, ariko yibuka ko amaze amezi 2 arindwa. Ati nibyo ejo bundi nari nihishe mu ishyamba ntibambona,
Mana warandinze. Ejo bundi nari nihishe mu masaka baranshaka ntibambona, Mana warandinze. Ariko ibi byo ntibishoboka. Ndetse agera n'ubwo afata umwanzuro aravuga ngo mva Mana wari warambwiye kuzandinda kandi warabikoze. Dore sinapfuye mu mezi 2 yose ashize bampiga. None Mana nukuri ndakubabariye. Yumvaga ko ageze ahantu ababariye Imana ndetse atazigera agirana urubanza nayo. Ba bantu mu gihe bari kwisuganya ngo bamumanuze muri cya giti cyangwa bagiteme, ba bantu bashakaga kumwica, hakurya hari ibintu bari basahuye, abo babisizeho bavuze induru ati bya bintu byanyu barabitwaye. Uwo mwanya ibyo kwica wa muntu barabyibagirwa, birukanka bajya kugaruza imitungo yabo. Umuntu amanuka mu giti arigendera, ubu niwe ugenda atanga ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoreye. None wowe hari ahantu ujya ugera ukavuga ngo ibi byo rwose ntabwo bishoboka. Ku Mana byose birashoboka, nk'uko twabibonye muri Luka 18:27. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana, biha Imana irabishoboye. Ikibazo cya kane, hari igihe ujya ugeraho ukabona nta muntu ugukunda, ukabona imiryango yarakwanze, inshuti zarakwanze, kominote ntigukunda, ntikwemera. Igisubizo kiri muri Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane nawe urimo, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Niba nta muntu ugukunda, niba ubona ko kominote itagukunda, ukabona ko imiryango itagukunda, ngufitiye inkuru nziza. Muri iyi nkuru yacu, inkuru nziza ngufitiye, Yesu aragukunda. Amen. Ikibazo cya gatanu, wakoze ibyaha byinshi ku buryo wumva utagirirwa imbabazi. Hari igihe ujya uvuga ngo sinagirirwa imbabazi, sinababarirwa. Ese warahemutse cyane ku buryo birenga ubwenge bwawe, ukaba wumva rwose ku bw'ibyo wakoze nta muntu wakubabarira, ukavuga ngo sinababarirwa cyangwa je suis impardonnable? Hari inkuru nziza ngufitiye. Abaroma 8:1. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Icyo bigusaba ni kimwe, ba muri Kristo Yesu, akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, naho kuri nawe yakubabarira. Urugero rw'uko yakubabarira, igihe Yesu yari ari kwitegura kujya ku musaraba, bari kumuzengurutsa mu nkiko, yageze kwa Pilato, ngo Pilato arababaza ngo ari ukubohora Baraba nkabamba Yesu murashaka iki? Bose batera hejuru bati Yesu ntabambwe, nimubohore Baraba. Nyamara bitubwira ko Baraba ngo yari imbohe y'ikimenywa bose. Ariko nubwo ari imbohe y'ikimenywa bose, nubwo waba uri imbohe kabuhariwe, uri umwicanyi kabuhariwe, uri umunyabyaha international, iyo uhagaze imbere y'umugabo witwa Yesu, urabohoka wakabambwa mu cyimbo cyawe. Niba warakoze ibyaha byinshi ukumva hari aho ugeze utababarirwa, nawe yakubabarira. Nese ntiyababariye igisambo ku musaraba? Ubundi umuntu bafatiraga ibyemezo byo kumubanika igorigota ku musaraba, cyari cyo gihano mwakiriya gihe kiruta ibindi byose. Yabaga ari umuntu w'igikozongane wananiranye muri sosiyete, wananiye igihugu, barafunze ntako batagize, akavuga ngo aho bigeze reka tumumanike. Ariko Yesu nubwo uriya muntu yari yarakoze ibyaha byinshi cyane kugeza igihe bamukatiye urubanza rwo gupfa urupfu rubi nk'urwo Yesu yapfuye, ibaze ko ara dernière minute, ku munota wanyu, Yesu yamubwiye ngo mwana wanjye, uzi ko nawe nubwo waba warakoze ibyaha byatuma ukatirwa urubanza rwo gupfa, iyo wiyatuyeho amaraso ya Kristo uri imbere y'umugabo witwa Yesu ati data njyewe unyiyibukire rata, uzi ko Yesu akubwira ngo mwana wanjye, ntabwo rero uri impardonnable, ahubwo Yesu nawe yakubabarira akakugirira impuhwe.
ibyo wari ubizi? Ikibazo cya gatandatu, hari igihe ujya wumva uri umuswa, ndetse rimwe na rimwe hari umuntu uzumva avuga ngo njyewe nta bwenge ngira, cyangwa ngo uriya muntu nta bwenge agira. Oya, niba uri umuswa ukaba wumva wisantamo ubwo buswa, Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30 hari igisubizo. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Amen. Muri Yobu 28 n'ubundi haravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niba ushaka kuba umuhanga uruta abahanga bose babayeho, bishakisha kubaha Imana, uzaba ubaye umunyabwenge uruta abandi. Hari igihe ujya wumva ntacyo ushoboye, kumva rwose urumva ntacyo nishoboreye, n'ubundi we ntacyo washobora. Ngo ufitiye igisubizo cy'icyo kibazo kiboneka mu Bakorinto ba kabiri ibice 9 umurongo w'8. Haravuga ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwayo, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibihagije muri byose, nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Amen. Imana niyo itanga ubushobozi. Niba ujya wumva hari ibintu utashobora, Imana itanga ubushobozi. Niba wumva hari ikintu cyakunaniye kugifinansa, Imana itanga finansoma. Niba wumva hari urwego utarageraho kugira ngo ivugabutumwa ryawe rigere kure, Imana itanga ubwo buryo. Njyewe ndi umugabo wo kubihamya, nubwo uyu munsi atari umunsi wo gutanga ubuhamya. Imana rero, ijambo ry'Imana atubwiye ngo ibasha kubikora, ikabaha ubwo bushobozi, ndetse ngo mufite ibihagije byose muri byose. Amen. Ibihagije ni iki? Imana ibasha kuguha ubushobozi, haba mu buryo bw'umwuka, ikaguha umwuka wera wo kukuyobora, ikaguha n'ubushobozi bwo mu bifatika, kugira ngo umurimo wayo ukomeze ugere kure, utere imbere. Shalom shalom. Rero murakoze cyane kubw'iki kiganiro, igice cyacyo cya mbere. Ubutaha turaje tuzabagezeho n'ikindi gice cya kabiri, dukomeze tubane, kandi ture kubategurira ibiganiro byinshi. Mwebwe gusa mukomeze mukore subscribe, mwoherereze bene so ubu butumwa, kandi mukore comment na like. Ibyo bidutera courage, tugakomeza kurushaho kugira umwete n'ishyaka byo gukomeza kubashakira inkuru zishingiye ku ijambo ry'Imana kandi zicukumbuye. Shalom. Mwari kumwe na Harerimana Felix, Evangelize Le Monde, MTV Rwanda. Shalom.